umwana wawe yari amaze imyaka ingahe atagenda? uyu amaze imyaka 16. aba mu buriri. Yibera mu buriri. Aba mu buriri. Urumva imyaka 16 umwana atagenda aba mu buriri atanavuga atagira. Nta nubwo agenda ngo agende. Yibera mu buriri agagenda. Mbega Yesu amukure ku gitanda n'isasiro. Umwuka w'ubumuga wo kutagenda no kutavuga tuwutesheje agaciro mu izina ryanjye. Ya Yesu. Ngaruye amagufa yawe abadayimoni batwaye. Pera tolesitalos. Kuva uyu munsi umwuka wo kutagenda ndawurangije nona. Sopetalas. Dayimoni mu butwari nahawe n'Imana. Uyu mwana umaze imyaka 16 aba mu buriri atagenda. Birirwa bateruye nk'abateruye uruhinja. Nesheje agaciro uyu mwuka. Ubwenge bw'abadayimoni bariganyije ndabugaruye uhereye umunsi. Haguruka mu izina rya Yesu. Petalos. Haguruka. Tupidesopes. Kora hiyo ntebe. Sizi imitsi ikomeye muri aya maguru yawe. Sizeme imitsi uhereye umwanya. Mpamagaye imbaraga z'Imana umwuka w'ubumuga ndawuhaze. Aya maguru atangira agororoke. Imitsi yawe itangira ikomere. Mwuka wa paralize ngutesha agaciro. Shete pala. Siyaba matala. Shokera. Pera haleluya. Pera haleluya. Haleluya. Mbega Yesu arakora ngo duhaguruke dutere haleluya. Ahantu ufite isambu harimo urutsina rw'urutoki n'intoki. Haguruka nkogere. Ego. Zirimo. Intoki. Zirimo. Mbonye ahantu ufite ubutaka bunini. Mbona umurozi yazanyemo igiti ashyira muri ubwo butaka kandi icyo giti yaragikwiye ku mupfumu. Arangije aravuga ngo ntuzigera ugirira umugisha muri buriya butaka. Ibintu byose ukoze iyo uhinze ntushobora gusarura nk'abandi. Cyo cyazanye ahangaha. Cyazanye ahangaha rwose. Ngura isambu nayiguze yera. Ariko maze mu mwaka umwe ngezemo byararangiye. Tuza ngo amakuru rero. Imana ivuganye nanjye. Kuva uyu munsi kiriya giti bashizemo Imana igikuyemo nikivuganya nanjye. Haleluya. Amen. Icya kabiri. Amen. Imana irambwiye ngo mvugane nawe. Pedopenifu. Ibyo ukora si wakabaye ari ibyo ukora. Satani yarakuriganyije. Umunsi wabonaga diplome urangije kaminuza. Mbonye umuntu wafumye diplome yawe igihe wambaraga umwenda. Aravuga ngo urayibonye ariko nta kizakumarira. Nayize nyirahanga mu isengere. Iri hano nayize. Iraho ngaho. Yizana. Umusaza afite kwizera kudasanzwe. Papa. Imana inyeretse uri ahantu ku kibaho nabonaga uri. Imana inyeretse uri ahantu ku kibaho. Ikibaho uracyumva. Nabonaga urimo uratoba ingwa nyinshi. Uri umwarimu. Imana igukuye muri biriya igiye kuguha akazi karivye. Amen. Amen. Tibedosik. Hari umwanya ugiye gupiganirwa mu karere bazaguhamagara. Genda niko Uwiteka avuganya nawe. Amen. Amen. Nona kariya kazi ugiye kugakora amezi 3 ukwezi kwa 4 uzaba uri gukora mu karere kandi ufata ibyemezo nk'umuntu uri VIP. Amen. Amen. Tuzamurira Imana icyubahiro. Hallelujah. Hallelujah. Uyu munsi no wawe. Tate wagwaye gute? Mareza microphone. Yo, wagwaye ute? Ntabwo ushobora gutambuka.
mumufashe microphone. Byagenze gute tate? none se ko nivujije kwa muganga bikanga najyayo bakabura indwara Urize kugiye gukira? ndabyizeye. Yo, gutambuka ntutambuka byaranze. ntabwo bikunda dore nahanyuze. Humura. Guca. Kuri tuwarete nabwo ni ikibazo. Kuri tuwarete bigenda ute? Ni ikibazo nyine no kwituma mpagaze ntabwo nakwicara ntabwo bikunda. No mu mugongo hahoraho gusa ngo harimo nk'inyogori nizo zizi. Icyo gikoni ni cyawe? Icyo gikoni nicyo ugenderaho? Ahubwo ni bibiri. Gendera kuri bibiri kugira ngo gihereze uwo mumama icyo gikoni. Ngo ndeba hano. Wowe ndeba hano, hagarara aho ngaho ndebe gusa. Mana ya Abraham, ni wowe ukiza indwara zananiranye. Imbaraga zose ziri muri ariya maguru zitesheje agaciro. Uriya mugongo we uhinduke muzima. Ubutwari bwose bw'umwijima mutesheje agaciro. Ngangwe no hano mama. Guhera uyu munsi amagufa ndayagaruye mu butwari nahawe n'Imana. Imbaraga z'umwijima ndazirangije. Amen. Mahaguruke dusenge. Tugiye gusenga abantu babohoke. Haguruka ngiye gugusengera Imana igukureho umurozi ukuzengereje. Umudayimoni baguteje w'inyatsi agomba kukuvaho uhereye uyu munsi. Le pela doliasi etalabenikos. Zamura ibiganza byawe. Vuga ngo Mwami Yesu, nizeye imbaraga zawe. Guhera uyu munsi ubutwari bwose bw'umwijima nibuve mu biganza byanjye. Buri imbaraga zose banyoherereje kuva uyu mwanya zigiye kumvaho. Wambaraga we zikuzimu ndagutegetse uhereye uyu mwanya va ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu. Amen. Komeza uzamura ibiganza. Muri abantu benshi sinabakoraho ngo mbashobore. Wizeye Imana kugiye kukubohora. Wizeye Imana kugiye gukira iyo ndwara. Iyo diabete wizeye Imana ko yayigukiza. Ibyo bikurya muri ayo maguru ngiye kubitegeka mu izina rya Yesu bikurekure. Vuga ngo Yesu, guhera uyu mwanya mbohora. Nizeye imbaraga zawe. Ya sheterebo sete. Urahiye nonaha. Urahiye nonaha. Va muri iyo nda. Wa murozi urinde. Wa murozi urinde. Wa murozi urinde. Ndagutegetse iyo myaka igutera. Hayayayayaya. Urahiye. Urahiye. Riyamama tarabosete. Gize imbaraga z'Imana ku buzima bwawe. Bavuze ko utazashaka ugomba gushaka. Diplome yawe ndayibohoza. Urugo rwawe ndarubohoza. Akazi kawe ndakabohoza. Ibyo bigutera ndabibohoza. City pala. Va muri inda y'umwana w'umukobwa. Va nonaha. Nohereje umuriro w'Imana. Umuriro w'Imana muri ayo maguru. Nguye umuriro w'Imana. Murekure vamo. Nguye umuriro w'Imana. Nguye umuriro w'Imana. Va muri inda. Vamo. Urinde wo muroga. Urinde. Daimoni urinde. Ngiye kugukata daimoni. Uryamye mu muriro sasa. Uryamye mu muriro w'Imana. Twese fire. Twese fire. Ndategetse ibikuriho byose. Nta mwanya mfite wo kuvugana n'abadayimoni. Kuva uyu mwanya mbohoje ubuzima bwawe. Uwo mukecuru kugenda munavemo. Wa mukecuru wo murozi murekure. Ndagutegetse ubuzima bwe. Vamo. Dayimoni. Ndagusuzuguje n'ibyawe byose.
urinde wowe, urinde, urinde wowe, urinde, urahiye, urahiye, urinde, wamurozi umutera, urinde. Mwamukoreye iki? Mwamukoreye iki? yitwa Mukarubahizi Makuru atanu, amutwaye imyenda. Uyijyanaho imyenda ye? Nayijyanye munsi y'uyu Butare. Wamujyanye i Butare? Yego. Kugira bigende gute? Nabonaga afite ubwenge bwinshi azakiza umuryango wabo. None waramuziritse? Nta kintu ashobora kuzageraho nkiriho, nta na kimwe. Uherereye hewe w'umuroga? Mberereye mu karere ka Kamonyi, nahoze ntuye Muhanga ariko narimutse. Uyu mwana ni wowe umufite? Ndamufite, naramwicariye sinize kuzamuhagurukaho. Urumva kuntu abarozi baroga? Urumva yamutwaye imyenda ye yose, yaramwicariye ngo kane akakuzamuhagurukaho. Hanyuma wowe umuroga witwa nde? Witwa nde w'umuroga? Yitwa Mukarubahizi Makuru atanu. Ufatanya nande? Ibyo wamurogesheje wabikuye he? Wabikuye ibyo wamurogesheje? Twese faya! Ngiye kugutwikure kuri uyu mwana w'umukobwa. Uramureka ntabwo umureka? Uramureka ntabwo umureka? Nguyu muriro muri aya maguru sasa, nguyu muriro muri aya maguru. Urahiye, 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 uragenda, uragenda. Urumva umuriro aho yagiye urahazi? Aho yagiye urahazi? Ntabwo mpazi. Uwo muriro kugutwika wawumvise? Icyo nzi cyo nuko aza kuraguza mu Bugande. Ajya kuraguza mu Bugande? Ngo niho ajya, niyo nzimbizi, niho pide mene fosika. Ndagutwitse nona. Mubafate mubazane babohoke. Hayayayayaya, twese faya, faya. Rekura mwizina. Kuva uyu munsi ndakubohoje. Bahagurutse saramubohoye. Mumuterure mumuzane. Haguruka nonaha, Yesu arakubohoye. Komera Imana amashyi menshi. Ayo mashyi muyongerere Imana. Yesu arakubohoye. Bari baratwaye imyenda yawe, barakwicarira. Iyo uyu muntu mwese mwumvishe ibyo yavugaga, umubajije ubu ngubu ntiyabigusubiza. Ni umurozi wamuvugiragamo kubera gusha. Mwumvishe ko yari yaramwicariye agafata imyenda ye akayishyira munsi y'ibuye. Kuva uyu munsi Yesu arakubohoye. Genda wubake nk'abandi, Imana irakubohoye. Amen. Ayo mashyi tuyongere Imana nonaha. Tukomere Imana amashyi tuvugire. Rekura uyu mumama mu izina rya Yesu. Imbaraga zose z'abadayimoni ndazitegetse uhereye uyu munsi. Rekura ubuzima bwawe, bushinganishije mu maraso ya Yesu. Ibyo bakoze uhereye umwanya, bakangiriza isura yawe, ndayigaruye uhereye umwanya. Bohoka, haguruka, Yesu arakubohoye. Komera Yesu amashyi. Mumuzane mubihigamire, mutange inzira. Iya mama siya mama te, iriya mama telebo, shiya mama katalabo, siya mama ndalabo. Yay! Tepas! Koreye ubuzima bwe. Shetelebo si kalabone yatambo. Atuzamura icyubahiro cy'Imana. Wa murozi we, rekura ubuzima bwe. Rekura ubuzima bw'uyu mubyeyi. Wambaraga we ndagutegetse. Uyu mutwe wari umuteza n'iyinda, rekura. Rekura. Urinde wowe umuroga, rekura. Nguyu umuriro w'Imana murinda. Higamira, nguyu umuriro w'Imana murinda. Va muri iyi nda. Vamo nonaha. Vamo nonaha. Ndakubona. Wamuteje umutwe ngo asare. Kuva uyu munsi. Kuva uyu munsi.
ngariye umutsatsi we mwatwaye, mwavuze ko mugomba kumusaza mukamwirukansa. Petalos etaye, mpamagaye imbaraga zawe. Mwese mutunge ikiganza hano. Kuva uyu munsi ngariye ubwenge bwawe, nirukanye umwuka w'urupfu. Uyu murozi wari ugufite ntazongere kukubona. Koze sotepele dosika, iyi nda yawe ndayigaruje umuriro wose wahoragamo. Uyu mutwe wawe ndaotike ndawugaruye. Gize imbaraga zima zirakubohoye. Vamo dayimoni wa murozi we uhereye umunsi. Ubuzima bwe ndabugaruye, mbukuye mu maboko ya dayimoni n'abarangi n'abarozi bose bamufite. Komera Imana amashyi Yesu amubohora. Akira kubohoka, akira kubohoka. Yesu arakubohoye. Ngwino, mbega ayo mashyi twayakomera Imana. Yesu arakubohoye. Komera Imana amashyi menshi cyane. Ababyeyi tuvugirize Imana impundu. Tera haleluya. Katuzamurira Imana icyubahiro. Vuga ngo uyu munsi ngiye kubohoka. Dore ndabona ibyo abarozi bagukoreye. Izo mbaraga z'abarozi nizive mu buzima bwawe. Uwo mudayimoni utumutakira, nohereje umuriro w'Imana muri ayo maboko bafashe. Tekura! Nohereje mu muriro ukuboko k'Uwiteka. Imana irambye ngo buri muntu wese ubwo hano niyakire gukira. Akira gukira indwara yawe ntabwo izagaruka ukundi. Imana irambye ngo hari abacuruje barahomba bagiye gucuruza bunguke. Leketele bosi yama. Vuga ngo uyu munsi ngiye gukira indwara yanjye. Mamerene ng'umwana waragwaye ari he? Mamerene ari he? Mama, wowe ufite udusuko mu mutwe nawe muze hano, mwebwe muri babiri munyaruke, mwihute ngiye gusenyera abantu babohoke. Nyaruka. Nibiki bigutwika muri iyo nda yawe mama nayo maguru? Muhereza microphone. Bigenda gute? Ibintu bintwika nanjye ntabwo mbizi, narivuje no kwa muganga hose byaranze. Bigutwika he? Bigutwika he? No mu mutwe n'amaguru, bikamanuka gutya nkajya numva bihorura nk'ibinya mu maboko, mu mutwe hose mba numva bitimbaguza. Uyu ni umutware wawe? Ko mbona nawe baramwangirije, yaragiye kugora nka paraliza amaguru yamaze kugiramo ikibazo. Ntasoni biteye gukizwa, ntasoni biteye kuvuga ngo iki kintu cyarambase mfashe icyemezo n'umwanzuro. Torero kadukomera Imana amashyi kubw'aba bantu bagiye gukizwa. Twakabaye tuvugiriza Imana impundu kuko mu ijuru igitaramo cyabaye. Mu ijuru barimo baraserebura intsinzi ya Yesu kubw'abantu barenga 100 bari hano bafashe icyemezo cyo kugira ngo bakizwe. Reka mbabwire ikintu kimwe, kuza tukabasengera gakora ibitangaza abantu bagakira kanseri n'indwara, icyo si gitangaza mu maso y'Imana, ni gitangaza kuri wowe, ariko ku Mana si gitangaza. Igitangaza ku Mana ni ukubona abantu banganye gucya tubajyaniye Yesu tukabamushikiriza nk'umunyago w'abantu bashaka gukizwa bagakorera Imana. Mbega ntitwakongerera Yesu amashyi kubw'abantu bangana gucya bafashe icyemezo cyo gukorera Imana? Reka tuyongerere amashyi menshi, tuvugiriza Imana impundu kubw'abantu bafashe umwanzuro wo kugira ngo bakizwe. Reka nsaba abashumba aho bari bahaguruke, tugiye gusenga Imana. Kandi uwo mutwaro wikoreye mwemera ugutururuke, ngo tuzabane mw'ijuru. Ihane, ihane, ihane.
kandi uwo mutwaro wikoreye emera ugutururuka ngo tuzabane bw'ijuru we ihane